Muraho neza, ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri Women God's Ministry Channel. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana turi busange mu byahishuwe ibice bibiri. Turasoma umurongo wa 12, rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamu. Uwera Nyiringabo, Imana ikiranuka, mbere ya byose tubanje kugushima kandi mbere ya byose tubanje kugushyira imbere. Icyubahiro kibi cyawe uyu mwanya utwiganzirize, utwiyoborere. Mwami Uwiteka, ntaba ari twebwe ahubwo ubushake bwawe abe ari bwo bukorera muri twebwe, ndetse n'umuntu wese wumvira ijambo umushyigikire kandi umuhe umugisha. Uvugane n'imitima yacu mwami, ntaba ari twe ahubwo ubushake bwawe bube ari bwo bukomeza gukora kuri twe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Reka bakunzi b'ijambo ry'Imana dusomere ijambo twihuse. Umurongo wa 12 riravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaye, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abayisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nk'abo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa, amen. Abakunzi ba Women God's Ministry, twumvishije uru rwandiko. Amagambo arimo ni amagambo asobanutse, ni amagambo atubwiye ngo nzi aho uba ko ari intebe y'ibirenge bya Satani. Imana izi aho uba. Imana izi iyi si ya none dutuyemo ko ari isi itoroshye kuyikiranukiramo, ariko ngo nubwo bimeze gutyo byari bikwiriye yuko tugerageza gukiranuka, kuko nubwo ari isi iruhije hari benshi bari kuyinyuramo kandi babigerageza bakagerageza gukiranuka ndetse bakabishobora. Ijambo ry'Imana hano riri kutubwira ngo wihane ibitari byiza byakugaragayeho, wihane icyo umutima wawe ukurega ku Mana ukakubwira ngo iki wakiretse. Imana iri kukubwira ngo ukihane ukireke, kuko nutihana inkota yayo izaza igutikure. Ijambo ry'Imana rikarangiza ritubwira ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Bakunzi ba Women God's Ministry, nabifuriza yuko Imana yatubarira ibyaha byacu kandi ikandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, kandi tucyambaye umwambaro w'urugamba ikaduha kunesha ibyaha, ikaduha kunesha uyu mubiri wacu irari ryawo n'ibyo wifuza, kugira ngo tuzahabwe kuri iyi manu yahishwe. Kandi Yesu aravuga ngo nzamuha manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditseho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Hari irindi zina umwami yaguhishiye, hari irindi zina rishya ritazwi n'umuntu wese, nawe ubwawe ntabwo urizi, nanjye ubwanjye ntabwo ndizi. Hari uko abantu banyise, ariko hari n'uko Imana inyita. Rero ni ahacu kugira ngo tucyambaye umwambaro w'urugamba, tucyambaye umwambaro w'amasiganwa, dukomeze dukotanire kuzagerayo kugira ngo twakire iri buye ryera ryanditseho amazina yacu, amazina twiswe na Data wo mu ijuru, Data udukunda, Data waturemye akatwohereza kuri iyi si. Ikinejeje muri ibi byose, Imana izi isi dutuyemo uko imeze, kandi yaravuze ngo nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi. Mu bikunanije ndetse n'ibikugoye ujye uyihamagara. Imana irahari kugira ngo ikurwanirire. Imana irahari kugira ngo ikongerere imbaraga aho imbaraga zari zishize. Kandi ikindi cyongeyeho, itorero rya Kristo rifite umurinzi ari we Kristo. Itorero nta wundi, si urusengero, si inyubako, ahubwo itorero ni twebwe. Kristo ni umurinzi wacu ku manywa na nijoro, atubereye maso. Icyo dusabwa twebwe ni ukukomeza kugerageza kwitandukanya n'icyaha, kandi twaba twanakiguyemo tugasaba umwami wacu imbabazi tubikuye ku mutima kandi tugambiriye kudasubira kugwa muri uwo mutego. Ndabakunda rero bakunze b'ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubarindana nanjye, kandi yandike amazina yacu muri icyo gitabo cy'ubugingo, tuzabane no mu gihugu cyera cyo mu ijoro, duhabwe iyi manu yahishiwe abakiranutsi, kandi duhabwe no kuri iri buye ryera ririho amazina yacu. Ndabakunda rero, tuzabonana ubutaha
murabeho, bayi bayi, murakoze.